ku munsi wa mbere buriya urabizi ko mfana The Ben ariko bambwiye ngo nimpitemo umwe twirirwana nakwirwa na Bruce Melody. Melody is a funny guy. Melody ni umwacteur abatabizi buriya Melody yakinyeho filime ni umuntu mfata nka tara uzabireho no mu video ye y'indirimbo. Afite tara ihambaye cyane, hard working, afite vision kandi numva ntekereza ko ndi mu bantu bake bumva vision ye. Iyo duhuye nta kindi kintu tuganiraho. Sometimes ari nijya ambwira ati dukeneye abantu nkawe benshi cyane. So abenshi bajya babona ndi ku ruhande rwa The Ben bakavuga ngo wenda iki, ariko buriya Melody ari mu bantu bananshyigikira ahubwo kuba najya ku ruhande rwa The Ben kugira ngo dukore cya kintu we afite inzozi cyo gucuruza cyangwa se cyo gukora showbiz iryoshye. Kundira Kiramani rero ko ari umuntu ari umukozi, ni umukozi cyane ku buryo we ntareba isaha, ntareba ngo ararushye, ntareba ngo ntiyariye. Nkunda ko ari umukozi kandi agahora afite inyota yo gutera imbere. Impamvu nahisemo restaurant nuko nicyo kintu gisigara, like no one is here to stay, like nago fame igihoraho. Yes, you know me, your boy P Onika Sweat, nkashobora kamasoza Imana umugisha kandi ikomeze ibarinde. Ni that's why uyu munsi ndi kumwe na Clapton Kibonke kumeze fresh. Meze neza bro. Ibintu biracamo namahoro. Namahoro kabisa. Ngufasha ahantu uri busy ariko ndavuga nti nka data buza ntiwagenda. Uri umuntu nakurira umwanya uzamenye yuko nyine nta uwo muntu si uwawe tu. Okay, asante sana kabisa. Ni kategori eshatu, ni abahanzi ba secular, abahanzi ba gospel ndetse n'abakinnyi ba film. Reka mpere kuri gospel. Kuri Kibonke nabaye bahanzi batanu baririmba gospel bamarana umunsi, muri uwo munsi akava yahembuwe ameze neza cyane, nyina akabakuraho imbuto. Abahanzi ba gospel benshi nzi, ariko reka mvuge abaje mu mutwe none aha ngaha. Harimo Prosper Nkomezi, harimo mu busanzwe mu muziki wa gospel nkunda worship cyane. Ntabwo ndi umuhimbaje cyane, nkunda worship. Harimo Prosper Nkomezi, harimo Israel Mbonyi, hakaba Daniela James, hakaba Muramyi Patient Bizimana, hakaba Serge Yamuremye na Serge. Batanu buzuye se? Yego. Oya, uranyibye uri muri gospel. Batanu buzuye ni Prosper Nkomezi, Mbonyi, Johnson Daniela, Patient Bizimana, Serge. Barashize. Bagiye bagihari ariko nta kibazo. Okay. Harimo muri filime nawe bakinnyi batanu ba filime mwamarana umunsi wawe ukagenda neza. Iyo bijemo kumarana umunsi bisabamo n'ubushuti. Kuba ari umuhanga ariko atari close cyane. Abo ngabo rero ntibisaba yuko ari n'igisubizo. Hari nabo tumarana iminsi, harimo Papa Sava abo mubamenya, hakabamo Kiramani, hakabamo Nsabi, hakabamo n'umukinnyi inshuti yanjye cyane. Uraza kujyana mu Rwenya cyangwa nza no mu Rwenya? Oya, mupfa kubara abakinnyi Urwenya na filime n'undi ni kigo kubara kiga mu Rwanda twifatira. Ni Rusine. Aho ngaho uranyibye wari kumbwira Veni. Oya, ni batanu abantu udahita abantu bagera bari ikibazo, ni batanu banashatse. Hanyuma abahanzi ba secular batanu mwamarana umunsi ukavuga uti umunsi wanyu wagenze neza. Ku munsi wa mbere buriya urabizi ko mfana The Ben ariko bambwiye ngo nimpitemo umwe twirirwana nakwirwa na Bruce Melody. Urabizi kuri Braggers. Nakwirwa na Bruce Melody, nkirirwana n'umuhanzi The Ben. Nkirirwana n'umuhanzi bita Amaji The Black. Ko ngewe nkunda abantu batera story kabisa. Nkirwa n'umuhanzi bita Roskana, nkirwa n'umuntu bita Bushido. Nkirwa na Sibuzuye se? Kosimana buzuye Bruce, Ben, Amaji, Ross na Bush. Hanyuma rero ku bantu bambwiye ndaza kugenda nkubaza ikibazo kimwe kuri buri muntu ngende. Ni ukubera iki Clapton yahisemo Prosper Nkomezi? Najya mbivuga indirimbo za mbere igihe niba wibuka igihe nize kurwara nkabagwa, hari indirimbo bita Urarinzwe, akaba Nzayivuga, Iyo Neza y'Imana, Nzayivuga. Nyine hari indirimbo
nakunze igihe nari ndi mu bihe bigoye. Yego. So zari indirimbo za Prosper Nkomezi nizo zamfashaga kumva mfite icyizere cyo kuzakira nyine icyo gihe nari ndi mu bitaro bagiye kunkorera surgery. So niyo mpamvu always niwe mperaho kubera ko iyo nshaka indirimbo nziza cyane inkora ku mutima ni indirimbo ze cyane ko ni indirimbo zibohora zihembura imitima. Israel Mbonyi. Israel Mbonyi ni umwanditsi mwiza akaba umuhanzi nanone uri international, ni umuhanzi nanone w'umwana mwiza like uri social, uganira, ukora music, akora gospel, ariko akabana n'abantu bose mwamubonye mujya mubona ari kumwe n'aba Coach Gael, aba Israel Mbonyi. Ntago ari wa murokore wumva ko abantu batari abakristo ari ibizira. We yaje kubwiriza abantu nyine bagomba ubutumwa, ntabwo yaje kubwiriza abantu b'abarokore gusa. So n'umuntu nkunda imiterere ye n'uburyo atwaramo uburyo aramyamo Imana, akaba umuramyi ariko akaba ari umuntu w'abantu. Ndabikunda cyane. Kubera iki wahisemo James na Daniela? Ni ukubera indirimbo zabo zimwe nkunda gushyira mu za worship. Ni iki muri uwo munsi wabana na Patient Bizimana bamwigiraho? Patient Bizimana ari mu bahanzi njyewe namenye mbere abenshi ndi kukubwira abo ngabo. Patient Bizimana twabanye muri showbiz kuva kera, kuva avuye i Rubavu akora gospel, yayoboye gospel music igihe kirekire kugeza igihe agiriye hanze. Ariko twagiye duhura mu bitaramo icyo gihe nari nkizamuka, twagiye duhura mu bitaramo bitandukanye. Rero ni inshuti yanjye nubwo tudaherukana kubera ko asigaye aba hanze, ariko ni umuntu nawe ufite indirimbo nazo zibohora abantu, ziba connectinga n'Imana. Mpamya ko ari mu bahanzi njye niboneye n'amaso, bitandukanye n'abandi bahanzi baririmbye neza, ariko aba Apollinaire ni abahanzi nkunda cyane ariko ngewe numvishije ntigeze mbana nabo cyangwa mbonane nabo ko n'uwi Burundi. Ariko nka Patient Bizimana mu gihe cye cya hano akora album akomeye cyane, nabaga ndi hafi aho ngaho. Rero ni umuhanzi ukomeye kuri ngewe, ntumva ko gukora n'ibihangano bidasaza, ibihangano byiza cyane zihora muri playlist yanjye mu modoka. Kuba Kibonke yahisemo Papa Sava ni ukubera ko navuga ko ari umwe mu bantu bamubereye inzira imugeza ku bwamamare. Ndavuga wowe. Oya, Papa Sava ni talent kwayo. Nge nawe turafatanya ubuzima bwa buri munsi, ifite ibyo mufasha nawe akagira ibyo afasha mu buzima bwa gihanze, ariko ukweho n'ubuhanzi ni inshuti yanjye magara. Ni inshuti menya amabanga ye atazwi muri showbiz, nanjye akamenya yanjye. Ni inshuti dusurana, ni inshuti ntahira ubukwe bwa biwacu nkataha iby'iwabo, turatabarana. Ni inshuti idashingiye kuri showbiz, ni inshuti twabikuye ku buhanzi ariko biza kurangira ari inshuti yanjye magara. So rero ni umuntu mfata nk'umuntu ukomeye ku buzima bwanjye, yaba mu buryo bw'ubuhanzi turafatanya, yaba no mu buzima busanzwe turamutse tutari n'abahanzi tugahitamo ikindi kintu cyo gukora, still yaguma ari Papa Sava kuri njye mu buzima. Yego, muri ayo masaha 24 amarana bamenya nk'iki ubona bamwigiraho? Bamenya ikintu namwigiraho cyane uburyo abana n'abantu, bamenya n'umuntu ushobora gusanga mu birori by'abayisilamu, ukamusanga mu badive, ukamusanga muri gakondo, ukamusanga mu bwubatsi, ukamusanga muri showbiz, ukamusanga. Bamenya n'umuntu nawe ufite tushe y'impano yo kuba ahantu hose ashobora kuba yahawe. Bamenya wamusiga mu biryogo, bamenya wamubanisha n'abantu. Ntago bamenya atoranya, bamenya azi kubana. Muri make navuga ko bamenya ukuyeho ubuhanzi bwe, bamenya namutangaho urugero rw'abantu bazi kubana kandi n'inshuti n'ingeri z'abantu batandukanye. Yego, kuba Kibonke yahisemo Killerman ni ukubera ko navuga ko ari umuntu waje vuba, abantu vuba, ariko impact igahita igaragara improvinga mu buryo budasanzwe. Niyo mpamvu bamuhisemo? Oya, impamvu namuhisemo nuko buriya mbere yuko aba Killerman wowe abantu bafata nka Killerman wa danger, nuko twabanje no gukorana. Nyuma yuko avuye gukorana Banyakso, twakoranye igihe barabizi muri Mugisha na Rusine, baramunza ataratangira gukora projet ze. So n'umuntu twabanye mu bundi buzima tutajya dukunda kugaruka kuri social media, ariko tuwizeranyeho. Ari nayo mpamvu akenshi ujya ubona
ejo bundi mwavuga ngo flop ngo habayeho flop ngo mwaraduhemukiye twarabahemukiye amasaha abiri gusa gushwana ntibishoboka kubera ko dufitanye igihango dufite ubuzima twanyuranyemo mfite aho nabaye nawe yabaye twabanye mu buzima butoroshye we na bagenzi be bari bafata barimo ba Soroba na Dev bari ambabareye we arabizi ariko ndi mukuru we ni nk'abana banjye umutima ntabasha kureka kandi nshyigikira buri munsi kandi nabo bakanshyigikira ngomba n'icyubahiro kubera ko bari hard worker nkakundira Kiramani ko ari umuntu ari umukozi ni umukozi cyane ku buryo we ntareba isaha ntareba ngo ararushye ntareba ngo ntiyariye nkunda ko ari umukozi kandi agahora afite inyota yo gutera imbere. Muri uwo munsi Kibonke yamarana na Bruce Melody ni iki yakwishimira gusangira na Melody? Gusangira mu buryo bwo kurya kurya ntabwo nzi ibyo Melody gusa Melody akunda gukora agakomande k'agasupu sinzi niba ari byo akunda cyane cyangwa haba hari impamvu yagahisemo ariko buriya ntekereza ko Melody turi kumwe ntabwo twatekereza ku kurya. Melody is a funny guy, Melody n'umwakteri abatabizi buriya Melody yakinyeho filime ni umuntu mfata nka tara uzabireho no mu mavideo ye y'indirimbo afite tara ihambaye cyane hard working afite vision kandi numva ntekereza ko ndi mu bantu bake bumva vision ye iyo duhuye nta kindi kintu tuganiraho sometimes ari nijya ambwira ati dukeneye abantu nkawe benshi cyane so abenshi bajya babona ndi ku ruhande rwa The Ben bakavuga ngo wenda iki ariko buriya Melody ari mu bantu bananshyigikira ahubwo kuba najya ku ruhande rwa The Ben kugira ngo dukore cya kintu we afite inzozi cyo gucuruza cyangwa se cyo gukora showbiz iryoshye. Melody rero nkunda mind ye y'ukuntu atekereza future ni umuntu nawe udakunda kureba ibyaho none ahangaha murabyibuka yigize kuva muri Kenya ahuza aba content creators ibyo yashakaga nibyo mwabonye buriya muri Sama country yashakaga showbiz iryoshye ahora afite ishyaka ry'uko aba content creators cyangwa se aba influencer nabo bazagera igihe bazabahembwa amafaranga menshi. Umuhanzi udafite team umuhanzi udafite aba content creators nawe akabona ingaruka zo kutabagira kandi bikagira n'ingaruka nziza cyangwa se bikagira inyungu ku bantu baba content creators tukava mu gufana gusa ahubwo twabibyaza n'umusaruro. Rero shout out to Melody ni umuntu wa danger igihugu gifite muri music industry kandi nemera ibyo akora byose we are here to support nubwo rwose ndi kuri side ya The Ben as the king of the music 001 ni The Ben. Okay, kuri The Ben ni iki kidasanzwe wumva utaraganira nawe muri amasaha 24 mwaba muri kumwe mwaganira? Ni iki wumva kidasanzwe utaraganira na Ben muri amasaha 24 mwamarana mwaganira? The Ben so far tumaze kugana ku bintu byose yaba ari personality yaba ari nka mugisha ibijyanye na family ko inshuti ni umuryango ni inshuti n'umuryango wanjye n'ibijyanye na career ye turabiganira like mu buryo bwanjye nawe turabiganira how we can improve cyangwa se niba hari ikintu twakora kuko hari side yanjye nanjye mba ndi kureba uko byagenda neza nawe ni umuntu w'umuhanga wa danger icyo navuga cyo nuko both sides yaba ari kuri career yaba ari no kuri family issues cyangwa se kubijyanye na mugisha abantu ajya bivuga yuko tuzanye kuva kera so ntekereza ko nge ntago ndi umufana bisanzwe gusa ahubwo nzi Ben kera kuva ku maso tuganira byose kugira ngo ureke wigendera mu mazi cyanyuma bagabadi banditse bagaruka ikindi gihe nitubona umwanya wo kuganira kuki Clapton Kibonke yahisemo gufungura restaurant ku giti cye? Impamvu nahisemo gufungura restaurant ntago ari buriya ntago ari na restaurant gusa nuko ari byo tuvuga bidukeneye harimo n'akabare nk'abantu nkatwe twatwizaniye mu kabare ngira ndi ma projet nkora ariko yo ntago agomba kwamamazwa nk'aho ari bya Clapton Kibonke. Icyo nakubwira cyo nuko ngende mu digital content creator nkaba n'umufilmmaker have a bright future like navuga ko ngeze nko muri 20% y'ibyo nifuza ariko nanone ntago ari uzabyigezaho ku bwenge bwanjye cyangwa se ku muntu runaka. Ntekereza ko Imana yonyine niyo ishobora kuzabinshoboza ibyo nifuza ko nageraho. I believe in God yuko Imana ariyo ya danger ishobora kuba yatuma umujene wese agera ku nzozi ze ariko hari ibyo nkora bitandukanye. Impamvu nahisemo restaurant nuko nicyo kintu gisigara like no one is here to stay like nago fame igihoraho
igihe cyose habaho igihe prime time yawe ukamamara ariko we never know ejo nshobora kuba umuntu wadanje cyangwa se nkasigara ndi umu legend cyangwa se nkasigara nkora ibindi bintu biri behind the camera igihe cyose rero nzaba ntari kubikora nzaba mfite ibindi bintu binyinjiriza like for the family kuko niba naramaze gushaka aba mfite umuryango I care much about my family kurusha uko ngewe nakwitaho ngenyine so nge ikintu cyose gishobora kuba cyabyara umusaruro kandi nkoresheje izina ryanjye kikaba ari ikintu kiri irigo sorry kikaba ari ikintu kiri irigo ndagikora kugira ngo kigire icyo cyafasha famille yanjye. Yego yitwa Clapton Kibonke twabanye umunsi muri That's Why niyo mpamvu umenye ko Enoch Christ afite ibibanza byiza cyane mu karere ka Bugesera ngero Kakindama ndetse na Batima. God bless my brother. Thanks.